Mwiriwe neza banyarwanda banyarwandakazi, nagira ngo mbifurize amahoro y'Imana agakomeza kubana namwe mwese munkurikira kandi mudukunda, amahoro abane namwe. Umunyarwenya akaba n'umukomediya akaba n'umusocial media mushyushyarugamba se witwa Ntakirukimana Amza wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka G-Tough yambitse impeta umukunzi we Jojo amusaba kumubera umugore, undi nawe ati yego ntabwo nabyanga. Ni ikirori cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki 15 Mata 2026 cyitabirwa n'inshuti ze za hafi. Aho ngaho urumva yuko inshuti ze zari zihari. G-Tough rero harimo abatabyemeye bavuze nti n'ubundi turakumenyereye yuko uri umukomediya, uri umunyarwenya, ntabwo twakwizera ibintu uri kutwereka. Ariko nagira ngo mbabwire ngo G-Tough yamaze kuba yakwambika umukobwa impeta nk'uko muri kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe banze kubyemera, abandi bajazinzeho, ariko buriya rega nawe byamubera. None se niwe bitabera? None se ni gute bazambika impeta abandi bakavuga ati ibi bintu ntabwo ari byo, ntabwo twabyizera. Ariko buriya iyo wizeye ikintu unabona unafitiye ubushobozi yuko wagikora uragikora. G-Tough rero twagira ngo tumubwire ngo congratulations, inshuti zawe ziragukunda. Uyu rero mumuzi mu ndirimbo yitwa ngo Aragitosa. Aragitosa ni indirimbo yahitinze cyane kubu ngubu igeze muri views miliyoni 2 zirenga. Ni abantu benshi cyane. Rero iyo ndirimbo ngo ifite ubutumwa, ngo ni indirimbo ifite ubutumwa, ni indirimbo yari isa nkaho yatangaje benshi uburyo yaririmbaga. Ni indirimbo isa nkaho abantu benshi bayitunguyemo baravuga ati ese G-Tough koko iyi hit noneho azanye ni bwoko ki? Ariko ni indirimbo yakubise irebwa ntabwo iramara umwaka. Hari igihe ukubita indirimbo zikamara umwaka nta na miliyoni. N'abahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda rwose bashobora kugira umwaka miliyoni bataranayuzuza, ariko we mu mezi abiri amaze kuzuza miliyoni 2 z'abantu bayirebye kandi barayikunze cyane. Iyi ndirimbo yageze ahantu kure, abandi baravuga ngo iyi ndirimbo ifite ubutumwa nk'uko abyivugira muri iyi ndirimbo, akavuga ngo iyi ndirimbo nayikoze ari uko mbona byanshobeye, bamaze kunyiba ibintu byanyu byose bamaze kubitwara. Rero nanjye nihitiramo gukora indirimbo nkavuga ngo reka nshimishe abafana banjye kandi nanjye ubwanjye nibayikunda nzishima. Ntabwo byamuguye rero, yahise abona abakiriya, abona abantu bamukurikira, navuga yuko ari nk'abakiriya. Indirimbo barayikunda cyane ndetse barayireba barasharinga. Nta muntu n'umwe uzi yuko wumva uri mu Kinyarwanda rwose iyo ndirimbo itaramugezeho. Rero abantu benshi batunguwe n'iyi mpeta yambitse uyu mukobwa. Bamwe bakavuga ngo buriya ngiyo ushaka amafaranga ibintu byose birizana cyane, dore ngo ko amaze kuba n'icyamamare. Uyu rero twamumenye kuri social media zigiye zitandukanye, aho twamumenyaga avuga ngo yikundira mu karu, arashaka kwinywera mu karu, ibintu nk'ibyo ngibyo rwose ubona yuko ari gusetsa, ubona yuko ari proud y'ibyo avuga. Ariko rwose ntabwo byatinze gato ubona yuko yaje mu kibuga kizi. Abandi bati uyu nguyu rwose asa nkaho yigira umuntu umeze ukuntu, ariko uyu abantu benshi baramutinye bavuga ngo rwose we turagutinye kuko tubona ahubwo udasanzwe, hari ikindi kintu kikurimo mu mutima wawe. Ariko G-Tough rwose amaze kugafata, ni umujijitafuranga ubu ngubu, afite amafaranga, arakomeye, bimaze kuba rwose hiti cyane, ndetse nawe ubwiwe arabyivugira kandi akaba avuga yuko ibintu bye byose bigomba kuba biteguye neza. Umukobwa nawe ntabwo yazuyajije, yavuze ati sheikh wanjye ngomba kukumvira kandi nkagukunda, iyi mpeta unyambitse nanjye nzakubera urubavu rwawe kandi nzabasha kukuba hafi mu byo uzakenera byose. Reka tubasengere Imana ikomeze ibitamurire ibigaragarize, kuko buriya mu rukundo abamo kwihangana. Ntabwo ufata umwanzuro uvuga ngo reka urukundo ndurekeraho cyangwa urukundo ndwemere, bisaba yuko uba ufite umwanzuro. Nta muntu wajya kugufatira umwanzuro, buriya ni wowe ubwawe bwenyine ukwiye kwihitiramo icyo ubona kigufitiye akamaro, icyo ubona
cyatuma ubaho neza, icyo ubona cyatuma unezerwa n'umutima wawe. Rero ntabwo byaba ari ngombwa yuko uvuga ngo reka mbirekeraho cyangwa reka mbisubike, ahubwo wowe urakomeza ukagerageza, ubundi ibintu bikazaza buhoro buhoro. Gitafu rero kuraje yatunguye abantu bishimye cyane, baravuga ngo tugomba gutaha iki kirori, kandi abantu inshuti zari zihari nyinshi cyane zari zamushyigikiye kandi wabonaga yuko bimeze neza. Naho Kamikazi Dorcas mu itsinda rya MIE yashyigikiye ubukwe bwa Prosper Nkomezi. Murabizi yuko ejo bundi Prosper Nkomezi yakoze ubukwe bwiza bw'agatangaza, ni ubukwe bwitabiriwe n'abasitari bagiye batandukanye hano mu Rwanda. Ni ubukwe abantu benshi bari bategereje, abantu benshi bari bishimiye kubona yuko byagenda neza. Rero mu itsinda rya Vestine na Dorcas, Vestine nawe tumaze igihe tutamubona, ariko Dorcas we arahari, yajyanye na manager we witwa MIE, bari bajyanye yamushyigikiye kandi yagombaga kumuba hafi. Prosper Nkomezi rero n'umufasha we Retina barashakanye, kandi wabonaga yuko ari ibintu bibereye ijisho. Abasitari bari bahari bagiye batandukanye, buri kiriya kintu cyose. Prosper Nkomezi tumuzi muri industry ya gospel, ya Rwanda gospel cyangwa gospel music, ni indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, niyo mu mujyo tumuziho. Prosper Nkomezi rero mu minsi yashize niho yambitse impeta umukunzi we Retina, amusaba yuko babana. Retina ntabwo yajuyajije, yemeye, avuga ngo ndabyemeye mugabo wanjye kandi nkunda cyane. Rero ubukwe bwari bwiza, ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare, Ben na Chance bari bahari, Frere and Janet bari bahari, ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye, haba ari abahanzi, haba ari aba social media bagiye batandukanye. Abantu bose rero bari bahari, ntabwo babura kumushyigikira, kuko buriya urukundo ni rwiza kandi urukundo rurabagarirwa. Ntabwo aka kanya bavuga ngo mvuye mu rukundo cyangwa nsubitse urukundo, oya, ahubwo ukwiye kugira ngo abantu bamenye yuko uri mu rukundo kandi bigomba kugenda neza. Niba uri mu rukundo aka kanya, gerageza ubane n'uwo mugiye kurushingana cyangwa mugiye kwizeranamo, uvuge ngo ngiye nkwiye kumukunda kandi nkamukunda by'ukuri. Imana aho ngaho rero ibaha chance, kandi ukabasha kubona yuko mwese mwagererwa neza kandi byose bikagenda neza. Nayo nguko rero njya nkunda kubwira abantu ngo ubuzima urimo aka kanya, niba ubumva butameze neza, jya wihanganira ubuzima urimo, kuko ntabwo ari ryo ryo twihaye cyangwa iry'Imana, ariko Imana iba ifite solution ku buzima bwacu, uba ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Rero twiganyiriye, iyo twihebye, Imana ntabwo ibikunda, ivuga ngo ese abana banjye kubera iki bari kugenda uko, ese kubera iki abana banjye biri kugenda uko. Rero Imana ni nziza kandi igomba gufasha umuntu wese wayisenze kandi akabasha kuyibaho neza cyane. Mwihanganire sound yanjye na rwama gripe, ariko ndizera neza yuko ikiganiro cyumvise neza kandi mugikunze. Reka tujye tubana mu bindi biganiro byacu byose, bizajya bibasiga 5/5 turari, kugira ngo tujye tubibagezaho kandi byiza by'umwimerere, amakuru agezweho ari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Murakoze cyane, amahoro abane namwe.